bagiye bambenga kubera gucameze ariko Uwiteka yankora ibikomeye amumufasha unkwiriye ubu tujyanye abana batandatu. Hari igihe bimbya nkishimagura ngahinduka umwera kandi nakarabye. Iyo ndi mu kazi ngira imbaraga nkeya akenshi sinkarangize bitewe nuko gukomeza, bitewe nuko meze ingufu zikabura. yewe wihangane. Uwiteka akora mu bantu nkeneye ubufasha bakamfasha cyane nk'udufaranga ko nitwo dukemura ibibazo byinshi byo duhura nabyo. Mwongeye kwirirwa abakunzi bawe TV nk'uko mubibona ntabwo byoroshye. Twatembereye i Musanze, ntabwo turi i Kigali gusa nubwo turi n'ahandi, ariko ubu ngubu none kuri ino nshuro turi aho bita i Musanze. Musanze rero baduhaye ku birayi twariye rwose twaguwe neza. Nawe uri umuhinzi w'ibirayi? Shyiraho mikoro. Nta butaka bwo guhingamo mfite. Ntabwo ariho uvuka se? Ariko nubwo mvukayo hari abafite ubutaka bwo guhinga n'abatabugira. Okay, abakunzi ba TV rero murabona imbere za screen zanyu, haba kuri telefone haba no kuri wenda kuri machine. Mutumirwa uhari ubu ngubu muramubona. Reka twibwire wenda no tujye twaganira muri sange tuziranye. Nitwa Habarurema Anastase. Anasta, muraho neza? Yego. Ibyo bintu byo kuvuga ngo nta butaka ngo nta birayi ntaki so kugira ngo utaduhaho. Reka da, nta butaka bwo guteramo ibirayi mfite, uretse ko tubihaha igihe umudamu wanje akora ifaranga cyangwa hari warimfashije nuko tukaribihaha mu gasoko katwegereye. Ese kiro cy'ibirayi nangahe? Ni 250 mu Kidaho nangwa na 40 kugeza ubu ngubu. Harya iyo turi i Kigali hari ukuntu uvuga ngo Kinigi ngongo ni Kinigi, harya ngo Kinigi, harya n'ibihe bindi ntago mbyibuka ngo hari ibirayi bifite amazina menshi uretse ko ntari umuhinzi wabyo ngo mbitandukanye. Ibyo mweza hano mubyita gute? Nyine hari Kinigi nk'uko na za Rwashake bazivuga abadamu. Ibiryoha ni ibihe? Ibiryoha ni ibihe? Yewe byose birambyohera kuko ntabyo mfite. Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo haryoha inzara koko, haryoha inyota koko, ni ukuvuga ngo nawe haryoha inzara. Muri izo mbuto zose icyo mbonye ndashyikira. Ariko hari abakunzi bacu bashobora kuba bahise bakubona gutya wivuze ubundi uri kumbona. Iri ngirira kureba iki? Njyewe ndakubona neza ariko bitewe n'iri rinyoboraga ijisho iryo ry'iburyo. Iri ngiri rero ririmo n'irizima ngize guca nakubonaho. Ngize guca nakubonaho. Gutyo uri kumbona? Uretse ko ntaritabona. Negeye gutya hasi ho gato uri kumbona none? Nyine rireba guca nko hasi. Yego. Kubera ko ngize guca nkakubona ntaho byakongeza nk'irindi kandi hari ikiri kuri ta. Ntago byoroshye. Ntago ari ijisho gusa. Ntago ari ijisho gusa ahubwo ni umubiri wose. Ku mutwe se murabibona. Reka tugende wenda pole. Ku mutwe ho bite? Maze mu mutwe rero uko mubona ndi ikimuga. Umungumu bikurana n'umubiri wose nk'uko mubibona. Bagerageje kumvuza birananirana. Ibisubizo bikagenda bigahera mu mahanga. Akarima papa yarampaye turakagurisha gashira guco ngo bari kushaka ibisubizo mu mahanga ntibigaruke bigatinda. Uravuze ngo wenda icyo kintu cyo mu mutwe hari ukuntu kigendana n'umubiri wose ibyo bintu bikuzaho. Nuretse ufite imyaka ingahe? Navutse mu 81. 81 turi muri 2021 ubwo ufite imyaka 40. Yego. 40 se ufite umuryango? Mfite abana 6 n'umugore umwe. Yego. None se ibyo bintu
uko umeze byabaye mu gihe kingana gute, byaje ryari? nyine nari ndi mu wa kabiri ari utuntu dutoya. uwa kabiri wuhe? ntabwo nize amashuri makuru, nize aya pirimeri tungana guca. Shiraho mikoro. twari utuntu dutoya tungana guca nyine nk'agahere, birakura biza kuba guca. nari ndi umusore muzima, akazu ndimo ninjye wakirundarundiye, biza gukura ndinda kuba ikimuga. Byatangiye mu wa kabiri mutoya, byaje gukara ryari? byagiye birakura, mbega nashatse umudamu bidakaze cyane, tumwe tungana nka guca. Uravuze ngo ugirangize muri icyo gihe cyo mu wa kabiri pirimeri, yego nibwo byatangiye kuza bigenda bikurakura, bigenda ugera ubwo usoreka, ubu umusore uva mu bugimbi utangira gukunda, uranakundwa. Niko byagenze? Niko byagenze. Warakunze uranakundwa. Ariko se ujya kureshya, hari ukuntu umuntu ujya kureshya, wenda hari abakobwa bareba ubutunzi, amafaranga, umubiri, isura, igihagararo, wowe byakugendeye bite mu rukundo rwawe? ubundi iyo umusore aje akoresha aba afite nk'utwo kurya yenda, cyangwa gusangira na mugenzi we, cyangwa se n'uwaganira nawe, icyo gihe ntunatuburaga. None se wenda hari uwarebaga igihagararo, cyangwa wenda akareba no kumeze ku mubiri, nta mukobwa ushobora kuba wenda yaragize gutya akaba yakwima amatwi cyangwa akakwanga bitewe n'uko akubona ku mubiri? Amatwi barayanyimaga, abandi nkaganira nabo, abandi bakayanyima. Kubera komeze guca. Abakobwa? Yego wari ugeze abikubwira? nyine kubera ntabwo nari meze guca bikabije, ariko iri jisho ryahozeho uko uribona ndaha mu mutwe, ariko ntabwo byari bitumbye guca. byahozeho kuva kera nkiri umutoya. ubwo rero ibi ngibi nicyo byabyaye ibyo ubona mu mubiri wose. Uwaje kugushaka nako uwo waje gushaka akakwemerera mukabana, yabyemeye ate? Yagukunze ate? Mwabonanye mute? Twabonanye nk'uko abasore bagendaga ari babiri bari kuganira, tubonana umusore agiye gusura uwe, nanjye ngiye gusura uwanje, bigenda gutyo. Ni ukuvuga wowe waherekeje umushyitsi wawe, urangije nawe uprofitiraho. Nanjye mbonamo uwanje. Uwo mugore wawe yari umushyitsi w'uwo musheri mwe mwagiye gusura? Mbega uwo mudamu wanje yari asa n'uturanye na madamu w'uwo musore. Yego. Uwo musore yari inshuti yanjye, twarasangiraga. Ati ngwino dutemberane. Yego. Ngezeyo ati dore hano habaga umukobwa ubonesha. nawe nanjye iyo twari tuvuye nuko nanjye ndunguruka aje kumusura, ndamuganiza, birangira gutyo. urungurukayo? narebye iwabo ndahabona, ariko sinamubona. duhuye ngeze iwabo, baje kumusura, baje kureba uwo mudamu we. Yego. nuko nganira nawe, ntaziranye nawe, tumenyana gutyo, tukajya turahura tukamenyana. Utakayemo mu rukundo? niko bimeze. mbega ku rukundo ubwo ngubwo. ese wenda hari ukuntu umuntu ashobora kuba wenda nta kaboko afite wenda, ariko akaba yakwambara nk'ibintu birebire bihisha ko nta kaboko afite? Wowe ntabwo wakunze kuba wakwambara ibintu bihisha umubiri wawe? kwambara akenshi ntabwo nambara ishati y'amaboko magufiya. Kubera iki? ndayambaraga nabwo, ariko mfite ikoti nshiraho, kuko nkunze kukonja, kubera imbaraga ntazo ni nkeya ngira. nta ngufu mfite, nta buzima mfite, ndakonjaga, mbega mu mubiri ngiraga umususu. Kuri uwo mubiri wawe gutyo umeze, ari ubushyuhe n'ubukonje n'iki kikubangamira? ni ubukonje. Kubera iki? ni ubukonje iyo izuba ritari kuva, mbega, cyangwa se byahindutse, biterwa n'ikirere ko cyahindutse kugira ngo ugire ubukonje.
aho ubundi nta bukonje ngiraga busanzwe ni ikirere kibitera. iyo ukonje se kuvuze ngo birakubangamira, ese birakurya, ese birakomeza kubyimba, ese bigenda bite? kubyimbaho ntaho nabihagararaho kuko nawe uri kubyibonera, yenda ntabwo nzi ko bica bicana yandi ukuntu bizaga, ntaho namenya ukuntu byareka kubyimba. nyine ubukonje iyo buje cyane, ko ni Musanze harakonja cyane, iyo ubukonje buze ese birakurya cyane, ese oya mukonje nta kindi bimbongamiraho, ahubwo njewe icyo bimbongamira iyo umubiri wo kubona niyo nkarabye sishima nkaguca mpita mpinduka nk'utakarabye kandi nakarabye. n'ubu ngubu nishimye wabona mbaye umweru nubwo wakwisiga nyine. hari ukuntu ku ruhande turi kubona gutya ku maboko mera nk'uhindukiye gutya ho gatoya, oya ku ruhande hindukira neza, yego twereka no mu bitugu, hindukira nta kibazo, hindukira ca bugufi. Yesu we, ahantu hasa n'umwerera hari ukuntu wenda hashobora kuba ari ukuba wahashimye cyane. ntugushima ndashima guca bigahita biba guca. ongera turebe. nkaba guca niyo maze gukaraba niko bibaga. biterwa no gushima kumwera gura gutya. ubu wize mu wa kabiri, uba ugiye gutereta ari kumwe n'umuvandimwe wawe n'inshuti yawe, nawe baraterese, biba biragukundiye, ubona umukunzi, ndamufite, ubu urashatse, ubonye umugore, mubyaranye abana 6. ese ibyo bintu ubundi waba warigeze ubyivuza? baramvuje ariko ntabwo nakize, gusa hari ahantu bakuyeho nk'iki cokora nk'ibi byo sinzi niba byavaho. hari abadogiteri babazeho kantu kamwe bari kujya nka tubiri hari bari gusuzuma ngo barebe ko twakira, ntaho nigeze kubona tugarutse. hehe mu bihe bitaro? mu bihe bitaro ntaho nibuka ahariho njewe banjanaga nk'uko naje mu modoka. bakujyanaga gutyo utazi ngo ugiye he? hari ahantu bakoze nka mu Rubavu bakuraho nk'iki kirakira. ubwo rero ubushobozi bugarukiraho, amafaranga ntayo. ntabwo wigeze wenda utekereza ko ibyo bintu bishobora kuba hari ahandi hantu byaturutse? oya njyewe ntaho nigera ntekereza, ahubwo iyo ngenda n'abantu nk'uko naje mu modoka, bamwe banegura ndi kumva ngo ibi ni ibyo mu miryango, baramurogesheje, baramuroze, njyewe mbonaga nshimaga Imana gusa uko ndiho, ntawe nabishinja. hari ukuntu wenda abantu bagenda bajya inama cyangwa bagatekereza, bakaba wenda bavuga ati jya mu masengesho, abandi bakaza bakugira inama ngo jya mu bapfumu. izo nama ntabwo waba warigeze ubona zitandukanye? reka mu bapfumu sinajamo. ariko bagiye babikubwira? oya nta n'uwigeze ambwira ngo jya mu bapfumu, nje sinajamo mu bapfumu. hari abakubwiye se byibuze ngo ujye mu masengesho? mu masengesho hari bamwe batugenderera nka guca bakadusengera turi nk'iwacu, ariko umuntu aje aramupfumu ntaho najayo, jewe ntaho nabyemera, nta nubwo nabyakira. ese mu bana uvuka mu bana bangahe? mama avuga ko yabyaye 10 ngo ni na 2, ariko ntabwo arengeje 6, ariko ntarengeje 6. uretse uvuka mu bana bangahe? oya mbega ibidahari ibyo avugaga n'abahari uvuka mu ni 12.
oya cumi na abo yigeze Basubira byara cumi na bingahe? nyine reka tuvuge ikinyarwanda gisanzwe. oya vuga ikiwanyu vuga icyawe ikinyarwanda wari uvuze nyine yabyaye abana 12 abahagaze bashobora kuba ari nka 5 na 6 nawe abandi barapfuye we ni ikinyarwanda cyo yavugaga uyavugaga gute yavugaga ngo ni 12. oya tureke guseka. ibyo byose n'ubu bwose ndi kuvuga gutya nseka cyangwa twishima n'iki icya mbere burya n'ubuzima haguma ubuzima iri ryose n'ishimwe ry'Uwiteka. hari ibitambo byatambutse hari abari mu buzima nkatwe kandi hari n'abutungana bagize ate bagiye. nibyo nanjye kuvugaho n'ubundi mushiti wanjye hari ukuntu abantu bashobora kuba bakubona wenda nyibutsa n'akazina hari ukuntu narakibagiwemo gakeya. nitwa Habarurema na Sitazi. na Star wenda hari abantu bakubona twarebye hejuru bakibaza ngo ese hasi ho bimeze bite bakagira ngo ni hejuru gusa. nuko muri kumbona nta kundi meze. aho naho tubashije kubona n'umubiri nk'uko bigaragara ashobora kuba ari umubiri wose. ye ni umubiri wose uko bigaragara. ubundi cyagiye nkubaza ngo umubare w'abana mufite nanjye kubaza ngo ese ibyo byose ushobora kuba utari ikinege ushobora kuba utari nka Yesu niwe w'ikinege umwana uvuka umwe ari umwe twasanze wenda uvuka mu bana 12 6 barapfuye abandi 6 bariho. ese nta wundi ushobora kuba ufite wenda uburwayi bw'uruhu? abandi ni bazima. abandi ni bazima. ese ntabwo ushobora kuba warigeze ushyirwa mu kato runaka wenda ku muryango wawe cyangwa mu mashuri wagiye wiga ugasanga bitewe n'umubiri wawe ugashyirwa mu kato? oya ntabwo bigeze banena. nabanye neza na bose. mu bana wabyaye ubyara imfura yawe wa mbere cyangwa wenda umwana wawe wa mbere umugore wamutwite amutwite ntabwo wigeze ugira impungenge ko ashobora kuvuka nk'uko umeze? oya ahubwo uretse ko hari umwana mfite ubu hari ino abaga i Kigali cokora hari abavandimwe bamureraga hari akantu ikintu udafite ahangaha mu byaha nk'ahangaha kiriho. icyo se cyo ubona kegereye ku ijisho ry'iwe? oya we nyine nuko kigiye gusatira kirakura se cyangwa bite? kingana guca. kingana guca. nese yaba arigeze akivuza? nawe baramupimye ntiyabona ibisubizo kubera ko kigusatira ijisho cyane mbega ibintu bijanye n'impanga birinda kubikoraho hari n'abavuzi sinzi impamvu. ese wenda umuntu udafite ukuguru aba afite ubumuga, udafite ukuboko aba afite ubumuga, udafite urutoki aba afite ubumuga, ufite uburwayi bw'uruhu aba afite ubumuga. ese nawe urumva uri mu rugaga rw'abantu bashobora kuba bafite ubumuga bw'uruhu? ubumuga bw'uruhu ndabufite. hari ishyirahamwe isubamo ry'abafite ubumuga? ikarita nayo nyifite y'abafite ubumuga. bagira ibyiciro. uri ufite icyiciro cya kangahe? ubundi mu cyiciro cya 2 nico gihe nico narindimo nirangamuntu babinyibanye byose ubu ntajya mfite uretse ko mfite ifotokopi yayo igisa n'ifotokopi yacu. dutangira hari ukuntu tutasobanukiwe neza. ese iryo jisho ryazanye n'ibyo bintu cyangwa ryo ryavutse rimeze rutyo? ijisho byaje ryonyine byaje mbere rikorana no mu mutwe ariko nabwo byaje gahoro rireba neza kirinda kuza kiraza gipfuka guca. ntabwo byoroshye ni ukuri. bantu bakurikiye Abaye TV uru rugendo twakoze rugana Musanze ni ukuri ni ahantu heza, abantu bahari ni beza, ariko by'ukuri mukurikira iki kiganiro nk'abantu mwe iki ni cyo gihe ngo Uwiteka yigaragaze, kandi ibyo byose ntabwo azaza tumubone mu isura yiwe wenda hari igihe tuzanamubona, ariko anyura muri twebwe n'ubundi ari ukuntu ngo
uwiteka azatubwira ngo naje nambaye ubusa ntimwanyambika, naje nshonje ntimwangaburira, naje mbabaye ntimwangira ate ntimwantabara, naje nshonje ntimwamfungurira. Ngo abakozi b'Imana ngo abaririmbyi baki n'ikiri bazikubita imbere y'uwiteka avuga ngo mwami twaragukoreye, nawe azabwira ngo mwumve imbere inkozi z'ibibi mwe sinigeze mbamenya. Bisobanuye ngo bavuge ngo mwami ntitwigeze tukumenya, ababwire ngo wa muntu wari ufite ububabare ku mubiri yari njye, bigaragarize kuri wowe. Amen. Ndabeshya abavandi nibyo bigaragarize kuri wowe rero. Amen. Ni wowe Yesu, ni wowe ubabaye. Reka abakozi b'Imana cyangwa bumva hari icyo bakora bigaragarize kuri wowe, bagufashe ku nkunga y'amasengesho, ku nkunga yo kugusabira k'Uwiteka no ku nkunga y'ubushobozi. Si bishoboka rata? Ufite telefone? Telefone ndayifite. 078 ntago yize. Ndebaga neza murebe Eho. zirimo 0 zirimo 040. hari naho nazanditse Ni MTN. Amareze Musanze se ndabona yanagiye. Okay, ntacyo. Turi buzirebe mu kandi kanya, ndabona telefone izimye. Turi buzirebe mu kandi kanya, ariko ho gake yaragize n'ikibazo cyo kuba watareba neza. Shaka ziraboneka. Ese nta munyagihugu ujya ugira ko n'iryo ngiryo rishobora kuba wazagena ryo ryazagenda nk'uko kw'ibumoso ugasanga byose agenze gutyo? Ntago numvise. Ndavuze ngo ese nta mpungenge ujya ugira mu buzima, cyane ko ibyo bintu ukomeza no gukura ukazasanga wenda n'iryo jisho ry'iburyo naryo rirabyimbye nabyo bigenze gutyo ntubone neza? Impungenge ndazigira kubera yuko ntazi cabizanye. Ese ubundi wowe nkawe ibyo bintu amaherezo ni ayahe? Ubyivuze ute? Ubigenza ute kugira ngo wenda ibyo bintu biba byavaho? Amaherezo nje ndabitumbiraga kuko ntaco nabimarira. Ubufasha se wasaba abakurikiye yawe TV, ko tuzi ko dufite abakunzi benshi abo mu Rwanda n'abo mu mahanga, abasenga n'abadasenga, ntabwo twabihisha, wenda simbazi bose, ariko mu isi harimo ingeri zitandukanye, ariko hari abantu bafite ubushobozi cyangwa wenda ubufasha butandukanye. Wowe wasaba icyo abakunzi ba yawe TV? Ubufasha nasaba namwe muri kumbona ukomeze. Jewe kwifuza ko umuntu kubaga kwinshi, mwandebeye kinkwiriye camfasha cyangwa canteza imbere uburyo nanje naja ndarya ntarushe, kuko nta ngufu zo gukora mfite. Ibyo bintu se bishoboka hari ukuntu bigushima intege yego habaga igihe binciye intege, kigiye twabonye akara karunaka abo turi gukorana bakaba bansiga, cyangwa se baba ari abagira neza bakaza bakankura ikivi canje kigarangira. Umunsi ufite amasaha atandukanye, amasaha 24. Wenda hari ukuntu umuntu arwara umutwe, wenda ukamufata saa sita kubera izuba ryinshi, cyangwa wenda ubukonje bukaba bwamugeraho ugasanga aratitiye bitewe na malaria. Ese ibyo bintu nta gihe runaka bijya bigera bikaba byakugora bitewe n'ibi? Habaga igihe izuba rivuye ari byinshi cyane, hari akazi ndiho kumva ndazungereye, ubwo naba negeye nk'agati guca nkasukamirizaho nk'iminota 2 cyokora bikaba birarangiye. Izuba naryo si ryiza ku mubiri wawe. Bikaba birarangiye, integeye ikindi kibazo nkongera gukora kagera nka saa 6 gusa ntindenze amasaha kuko nta mutico gihe. Ubufasha wasabye buri wese no kuvuga ngo aba ari utoramo icyo yumva yagufasha cyakugirira umumaro. Wowe ukeneye ubufasha ko bigaragara nk'uko wabivuze. Gusa nka yawe TV twebwe reka tugusabire iherezo ryiza. Amen. Niryo riruta byose, iherezo ryiza. Naho ubundi mu isi abana b'abantu nibo bagiyemo uruhare, bagufashe mu isi, ahandi Uwiteka azahaba. Amen. Amen. Hari ubufasha na bumwe waba warigeze ubona? Reka nta bufasha mbonaga, ntabwo nta muntu umfashaga.
iki nicyo gihe bakunzi ba TV rero mugere mwigaragaze n'ubundi turabize muradukurikirana turabakunda namwe muradukunda mukunda ibiganiro byacu aho binyura hose haba kuri yawe TV yaba no kuri yawe tv.com ntago muhema kudukurikirana kandi n'ubufasha bwanyu turabubona niyo mpamvu twaje Musanze turahavana ibiganiro bitandukanye kandi bikeneye ubufasha cyane mwakoze kubana natwe reka dusubire mu biganiro bitaha mwari kumwe na Joanna Brezius umusore wanyu mwishimira kandi nabo bakunda murakoze wakoze kubana natwe amena